Umwubatsi TV, uwubatse ku rutare Yesu Kristo ntazatembanwa n'imivu y'ibihe bya nyuma. Torero rya Kristo, komera. Iminsi yageze nukuri, iminsi yageze nukuri, torero nimwitegure. Abakera bifuje cyane kubona umwami wacu Yesu Kristo ashimwe. Inshuti bavandimwe bene data, ndabasuhuje mwese aho muri mu bice bitandukanye by'iyi si. Ndabifuriza amahoro y'umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amazina ni Umuhoza Clement, ndagarutse mu kiganiro cy'uyu munsi kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana, twongere kandi twibukiranye naho ibihe bigeze, kuko nabyo biri mu bituma turushaho kwitegura no kumenya nyine niba ibyahanuwe biri gusohora. Nongeye gushima Imana impaye aka kanya kugira ngo tuganire, ntabwo ndi buze kubatindira cyane. Hari umuntu umwe mu nshuti z'Umwubatsi TV wanyandikiye arambaza ati se wamenye ibijyanye no kuzamurwa kw'itorero kugiye kuzaba vuba aha ngaha muri uku kwezi? Noneho ndamubwira nti ibyo ndabizi, ariko ntabwo mbifata nk'ukuri, ni ikinyoma ndetse cyasakajwe nyine hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ariko ni ikinyoma, ntabwo mbyemera nk'ukuri. Ubwo rero nari nshingiye nyine ku ijambo ry'Imana wenda turi buze gusoma, ariko mu by'ukuri mvuze kuri ibi bintu, ni ikintu kimaze gusakara hirya no hino ku isi. Abari kuri social media cyane cyane nibo babimenya, buriya abakecuru bo mu cyaro n'abandi bantu bibereye ahantu wenda badakoresha internet, ntabwo ibi bintu baba babizi, ntabwo babizi. Bashobora wenda kubimenya babibwiwe n'abana babo, abuzukuru baza bakababwira batese mukecuru wamenye yuko Yesu Kristo agiye kujyana itorero ejo. Mukecuru nyine nuko agatungurwa, akaba yanagira ibyo yigomwa byinshi atarasanzwe yigomwa. Benshi rwose usanga banagurisha utwabo, abandi bakagira ukundi bifata byari bitandukanye wenda nuko bari basanzwe bitwara. Mu by'ukuri ntabwo ari bibi kwitwara gutyo, si bibi, kuko bihita bigaragaza yuko nibura witegura, urimo uritegura ko nawe udashaka gusigara mu bazasigara. Ariko ntabwo dukwiriye kwitegura kuko twumvise hari ikigiye kuba, ahubwo tugomba guhora umunsi ku wundi twitegura, twiyeza, tugendera mu bushake bw'Imana, tuyoborwa n'Umwuka Wera, kuko abatayoborwa n'Umwuka abo ngabo bazasigara byanze bikunze. Ndashaka kubanza gusenga hanyuma tubyinjiremo neza. Ndagushimiye Uwiteka Imana isumba byose, Umwami w'abami, Imana Data, Imana yaremye byose, yahaye byose kubaho, nyir'ubutware bwose no gushyirwa hejuru. Nongeye guca bugufi imbere y'amaso yawe ngushimira Data, kuko unyemereye kugira ngo nongere ngaruke nsangize bene Data icyo washyize ku mutima wanjye. Ndakwinginze unyereze uyu murimo kugira ngo ibyo ngiye kuvuga bitaba ibyanjye cyangwa se gusangiza abandi ibitekerezo byanjye, ahubwo bibe ibyawe. Nyoborwa n'Umwuka wawe ijambo kurindi, singiraho ntanango ntandukire njye kure yawe ku bitari ubushake bwawe, ahubwo byose bibereho kukubahisha. Nuzumva wese afashwe, mbisabye mu izina ry'Umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. My son literally woke up from one of his naps and listened to what he's saying. Just listen to this. Daddy, What happened? this is coming. Who's coming? This is coming. Coming, this is coming. Huh? This is coming. Jesus is coming. Yeah. When's Jesus? Yeah. What happened? This is coming. He's coming? Yeah. God gave me a warning in dreams where he showed me that the tribulation and the great tribulation are approaching, that period of distress. And I saw extremely violent mobs lynching the Christians who were left behind, those who missed the rapture. And I saw those enraged and demon-possessed mobs with torches, with swords, with knives, with axes, with sticks, going to hunt down the Christians who were left behind to massacre them, because I saw that Satan and the Antichrist convinced the world that they had to hate and despise Christians. Jesus is coming soon. He's also revealed it to me supernaturally. Things that were going to happen, from wars and earthquakes and floods. He showed me Trump being president and Vance being vice president, and I didn't even know who Vance was. He showed that to me in a dream. The Lord began to give me dreams of his return. He showed me in songs that he's coming. He showed me that other people were going to begin having dreams of his return, and that little messengers of God were going to be raised up to have dreams. And I had a rapture dream. I don't care what I look like right now. I'm being vulnerable, and it's because this is real. This is true.
And then 10 days later, I had another rapture dream. And it felt so real. It felt like he was finally coming. And I said, thank you, Jesus. Thank you, God, for taking me out of here. I'm so lucky, God. Thank you. I'm so ready to go. You guys, I had a rapture dream. I just woke up like 10 minutes ago. Oh, I'm shaking because it felt so real. But the main part I remember, and I'll get to it and I'll share details, but the people that were being... There's no more time. You need to repent now. I don't want you to be left behind. And guys, maybe I'm not telling this right, but this was so emotional, this dream. If you notice that you are always having dreams about the rapture, where you see people taken in the dream, then this video is for you. Are you aware that the reason why many people are having these dreams this season is because the second coming of Jesus is sooner than ever? So as a believer, you see yourself having this dream, it is God telling you to pay attention to your environment. Aha nkuko rero mubibonye ntangije utu video dutandukanye nakuye kuri TikTok, ntabwo ari utwo gusa ahubwo ni twinshi cyane. Iyo witegereje muri ibi bihe abantu benshi cyane babasha kugera ku mbuga nkoranyambaga, hari abagaruka bavuga yuko bagize ihishurirwa ku bijyanye na rapture cyangwa se izamurwa ry'itorero nkuko Bibiliya ibivuga. Yesu yarabivuze, yabwiye abigishwa bati nzagaruka mbajyane, Paulo yarabivuze, Yohana yarabivuze. Mbese ni ukuvuga ngo ni ibintu bizwi, turabizi neza yuko itorero rizazamurwa. Noneho muri ibi bihe tugezemo hari ihishurirwa, sinzi wenda niba ari uko bitizwa umurindi n'izi social media, wenda abantu bakaba babitangaza bikabasha kugera ku bandi mu buryo bwihuse, ariko ubona ko ibintu bijyanye n'inzozi cyangwa se ihishurirwa ku bijyanye n'izamurwa ry'itorero biri kurushaho kugwira cyane. Kubera iki rero? Nakomeje kubitekerezaho, ntekereje n'icyo kibazo mwene data yambajije. Ubundi numvaga ibintu ntazabivugaho kuko hari ababivuzeho mbere yanjye, ngira ngo na mwene data Patrick Kamanzi ku munsi w'ejo yakoze ikiganiro kibivugaho, ahumuriza abantu ababwira ati ni ikinyoma mwe kubyitaho. Uyu munsi mu gitondo nibwo nongeye kugira inkomanga ku mutima, numva umwuka w'Imana nyemeje yuko nkwiriye kubivugaho ibi bintu kuko bishobora kuba hari abantu babifashe ukundi. Ndaza kubabwira aho mpagaze, hanyuma mbabwire icyo ijambo ry'Imana rivuga, tunagendere ku byavuzwe n'umupasiteri witwa Joshua. Uyu nguyu ni uwo muri South Africa cyangwa se Afrika y'Epfo. Ni mu kiganiro yagiranye n'abakobwa babiri b'impanga kuri YouTube channel yabo yitwa Saint Twins TV. Iyo yari na episode ya 3 y'ibiganiro bagiye bagirana kuri iyi ngingo y'izamurwa ry'itorero rigomba kubaho muri uku kwezi kwa 9 uku turimo. Episode rero iheruka niyo yasakaye cyane, aho uyu mugabo yavugaga ati kuzamurwa kw'itorero cyangwa se rapture igiye kuba mu minsi 2. Mu minsi 2 no kuvuga ku itariki 23 z'uku kwezi, ku munsi w'ejo n'ejo bundi, no kuvuga 23 na 24 nibwo Yesu Kristo agiye kugaruka kujyana itorero rye. Uyu mugabo yarabivuze, arabishimangira, bihagararaho, ndetse aravuga ati nta nubwo nzihisha, nta nubwo nzajya kure, nzaba mpari, nzakora ikiganiro kiri live ku buryo nzagenda mubireba. Noneho ngiye kubagezaho iki kiganiro uburyo nagiye ngisemura, nafashe iminota mike kuko ni ikiganiro kigera mu isaha, ubishaka wazagenda ukacyumva. Uraza kwiyumvira ukuntu uyu mugabo afite confidence mu kuvuga ibi bintu. Uyu mugabo wenda muvuzeho gatoya, yabaye assistant pastor, ni nk'umupasiteri wenda reka tuvuge gutyo, mu mwaka wa 2003. Urumva yuko amaze imyaka myinshi, nubwo wenda mu bijyanye no kwemerwa n'Imana imyaka ntabwo ibarwa kuko Imana ishobora no gukoresha umuntu ibitangaza akijijwe uyu munsi. Rero yagize ihishurirwa cyangwa se iyerekwa mu nzozi mu mwaka wa 2018, aribwo ngo yiboneye Yesu ubwe aza akamubwira ati ngiye kugaruka kujyana itorero, agapresiza ndetse n'ukwezi n'umunsi. Aha ntatinze reka tubanze dusome ijambo ry'Imana, hanyuma duhita twinjira noneho mu byo uyu mupasiteri yavuze. Ndagaruka ngira icyo nongeraho dusoza. Gusa nkuko mubonye utu video dutambutse, natwo wenda ndaza kutujyanira hamwe n'ibi uyu mupasiteri yavuze, kugira ngo noneho tugere ku mwanzuro, tumenye umugeni wa Kristo ibi bintu biramubwira iki, kuko nta kintu na kimwe kiba munsi y'ijuru kidafite impamvu. Kandi noneho kuba gifite impamvu ni icyerekana yuko Imana iba yemeye yuko kiba.
ibi byose tubona, aba babeshya n'abavuga ukuri tukagira ngo babeshyaga, n'abandi bose baza bavuga ibindi, ibyo byose Uwiteka aba yemeye yuko bibaho, tukabibona tukabyumva. Bo mw'iki gihe hari icyo bivuga, kandi ijambo ry'Imana riba ryarabivuzeho mbere yuko biba. Reka rero mbanze nsome ijambo ry'Imana, tugiye gusoma amagambo yo mu bitabo bibiri, hanyuma tuhite twumva icyo uyu mupasiteri witwa Joshua Muhalakela, ntago nzi neza niba mbivuze neza aya mazina yo muri South Africa, hari ukuntu aba agoranye. Hari ibyo rero yavuze, nibyo tugiye guhita dukurikizaho nyuma yo kumvira ijambo ry'Imana. Ijambo tugiye guheraho ni ijambo riri muri Matayo ibice 24, turasoma duhereye ku murongo wa 36 tugere kuri 44. Haravuga hati, ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse Data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'Umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, kugeza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, ntibabimenya, kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare, abagore babiri bazaba basya ku rusyo rumwe, umwe azajyanwa undi asigare. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Ariko ibi mubimenye, iyaba nyir'urugo yari amenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo Umwana w'umuntu azaziramo. Amen. Ni amagambo Yesu Kristo ubwe yavuze. Yari ari kuvuga ibijyanye n'iminsi y'imperuka, kuzamurwa kw'itorero. Ahangaha kurimo mwumvise ko babiri bazaba bari kumwe, umwe azamurwe undi asigare. Ibyo bizaba, twese turabyizera, nuko tubyizera. Rero ahantu nshaka gutinda ni ku murongo wa 42. Haravuga ngo, nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azaziraho. Buri mukristo wese, ntaranagera kuri conclusion cyangwa se umwanzuro, buri mukristo wese unyumva muri aka kanya ukunze gukurikirana Umwubatsi TV, menya neza yuko ikintu kitureba ari ukuba maso. Kuba maso ntabwo ari ugukanura amaso, oya, ahubwo ni ukuba mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni wo mucyo utuyobora muri iyi nzira. Iyo umucyo rero ubonetse, uzarebe mu mwijima. Iyo utunze itoroshi ahantu, aho iryo toroshi riri kumurika niho nawe uba ureba. Uba maso nyine ukareba aho itoroshi rireba, bityo ntiwagwa mu kinogo, ntiwagira ingorane n'imwe wahura nayo kuko uba wayibonye mbere nubwo ari mu mwijima. Tube maso. Ikindi, kuko tutazi umunsi umwami wacu azaziraho. Ntabwo tuzi umunsi. Iki ngiki nicyo cya mbere gikonfirma yuko umuntu uzakubwira ngo Yesu Kristo azaza kuwa gatanu, azaba akubeshye. Nakubwira ngo dore ageze ku rugi, nta precise umunsi, uwo muntu azaba ari umunyakuri, kuko na Yesu nuko avuga. Yesu Kristo aravuga ati, ndaje. Na Paulo yarinze ava muri uyu mubiri aritahira avuga ati, Yesu azaza, hari abazasanga turi bazima, hanyuma tumusanganire. Hashize imyaka myinshi Paulo asinziriye, ntabwo yigeze abona ibyo bihe byo kugaruka kwa Yesu Kristo. Rero mutandukanye ndaje y'Imana na ndaje y'umuntu. Umuntu yakubwiye ngo ndaje aba agiye guhitaza, ariko ndaje y'Imana ishobora kuba ari aka kanya cyangwa se nyuma y'ibihe runaka, kuko Imana ntigengwa n'ibihe, ahubwo niyo mugenga w'ibihe. Kandi uzareba imyaka yo kurama k'umuntu se ningahe, 70. Reka wenda dufatira aho ngaho, cyangwa 80 wakabije abo mw'iki gihe. Ku Mana imyaka 80 nta nubwo iragera ku munsi umwe, kuko umunsi umwe ku Mana ni imyaka 1000, kandi n'umunsi umwe ku Mana waba imyaka 1000. Niyo mpamvu nyine abantu tuzahora muri confusion yo kwikanga ngo araje, reka tureke ibyo twari turimo bibi, reka twitunganye, adasanga dusa nabi, ukabona ntaje. Ugahita uvuga uti ibyo bavuze babeshyaga, ukisubira mu byo wari urimo. Iki rero nicyo kibi cy'ibi bintu byo kubwira abantu ngo azaza kuwa kangahe, bakarya utwabo twose, bagakora yewe iby'Imana ishima, abihana bakihana. Ni byiza pe, ni byiza kwihana utinya ko hari ikintu kigiye kuba. Ni byiza kuko hari abantu bikiza. Niyo dusomye agatabo k'umugenzi tubona yuko yahunze kuko yumvaga umudugudu rimbukiro ugiye kuzarimbuka, nyine arahunga. Yego, umunyabyaha iyo akangishijwe ikibi kigiye kuzaba bitewe n'ibyaha bye, akamenya ibintu bizaba ku banyabyaha, agahunga. Ibyo si bibi, kuko hari abantu benshi bikiza bagahungira kuri Kristo. Hari abantu njya numva babyamagana ngo ntimugakizwe ngo kuko mwumvise ngo umuriro. Barakizwa benshi cyane bahunze umuriro. Abakizwa kubera urukundo rw'Imana ni bakeya, kuko abantu twibagirwa vuba. Yego,
reka twikomereze. Iri jambo rero riratubwiye ngo twitegure kuko tutazi umunsi n'igihe umwami wacu azaziramo. Ijambo rya kabiri n'ubundi turarisanga muri iki gitabo ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 25 umurongo wa 6. Ahangaha niho dusanga umugani w'abakobwa 10 uvuga ku bizaba mu minsi y'imperuka, ubwo umugeni azaba yiteguye umukwe uzaza kumujyana. Ntabwo ndibuze gusoma iyi nkuru yose, ahubwo umurongo nshaka ni umurongo wa 6. Uravuga ngo ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mu musanganire. Iri jambo ririmo ibintu bikomeye cyane, ari nabyo biri kuba ubu ngubu, kubera yuko guhera tukivuka, reka wenda nivuge ngiye ku giti cyanjye, navutse igihe namenyeye ubwenge numvaga bavuga bati Yesu Kristo agiye kugaruka. Ndanabyibuka kera cyane, kera hanjye tugitunga televiziyo bwa mbere, kuko ngiye televiziyo yinjiye mu rugo mbibona. Ntago navutse nyisanga nk'abana bubu, ahubwo televiziyo yinjiye mu rugo nyibona. Ubwo ndavuga televiziyo iri appareil nyine tureberaho. Papa rero agashyiramo ibiganiro, urumva amateleviziyo mu Rwanda nta na yari hari televiziyo imwe yonyine rukumbi, televiziyo y'u Rwanda. Noneho hagacaho nyine ibiganiro byose bishoboka n'iby'iyobokamana. Ndibuka ko hari igihe twari turi kureba ikiganiro cya Gikristo, havamo umugabo wari uri kwigisha aravuga ngo Yesu Kristo ngo agiye kuza, ngo ndetse hasigaye agahe kangana no guhumbya. Iryo jambo sinzaryibagirwa kandi nari umwana muto, ariko ngize imyaka 40. None se ubu uko guhumbya kumeze gute noneho niba gushobora kurenza imyaka 40 Yesu ataragaruka? Ibi rero bikwereke yuko ndaje y'Imana itandukanye na ndaje y'abantu. Aho ngaho mujye muhatinda cyane. Ikindi, iri jambo riravuze ngo nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje. Uru rusaku rero muri kumva nirwo nshaka gutindaho. Mubonye utuvideo mbahaye ntabwo nadusobanuye, ariko twose tuvuga ku nzozi, kuyiyerekwa, kuhishurirwa abantu bagize, ndetse harimo n'abapagani rwose badasenga ariko bakijijwe kubw'inzozi babonye zijyanye n'izamurwa ry'itorero. Ntabwo Yesu Kristo azaza hatabanje kubaho urusaku ruvuga yuko Yesu Kristo aje. Ibi kandi mu bihuze n'ijambo rivuga yuko nta kimana izajya gukora itagihishuriye intore zayo z'abahanuzi. Ntabwo rapture izajya kubaho Imana itabanje kubibwira abayo. Ibyo nabyo mu byitondere cyane, kuko hari abantu bavuga bati biranditse muri Bibiliya, turabizi Imana yarabivuze byararangiye. Hari n'ibindi byanditsemo Imana yongera ikavuga, ikagusanga ikabikubwira kugira ngo ikwibutse yuko yabivuze, iguha n'imirongo yo muri Bibiliya kugira ngo wongere ubyibuke neza, kuko ubuhanuzi budashingiye ku byanditswe ubwo ngubwo ntimukabuteho n'umwanya kuko si ubw'ukuri. Bitewe rero n'urugamba ruri hagati y'abakristo n'abavugabutumwa n'abahanuzi muri iki gihe, usanga iyo Imana itaguhishuriye ikintu ikagihishurira undi, wowe uzana bifu cyangwa se uzana amatiku, ugatangira kuvuga uti uriya muntu n'umunyabinyoma kubera iki ngewe Imana itabimbwiye. Mu mutima wawe ni kuba wibwira yuko ibintu byose Imana izajya gukora izabanza kubikubwira wowe. Reka da! Hari benshi rwose mu bahanuzi ndetse n'abajya bagira ihishurirwa bazamera nka Miriyamu ndetse na Aroni. Ngira ngo murabyibuka uburyo nabo bibajije batese Imana ivugisha Mose gusa twebwe ntituvugisha. Bikururira uburakari bw'Uwiteka ndetse bibatera kurwara ibibembe, kuko gusa bibajije impamvu Imana yavuganye na Mose bo ntibavugishe muri icyo gihe. Ducishe make bene data, Imana ni Imana. Turi ingingo nyinshi zifite imirimo itandukanye. Imana ibwira umuntu ikintu bitewe n'icyo yamushyiriye ku isi n'umurimo yamuhaye. Ishobora kumhishurira ikintu we ntikiguhishurire, ariko ikagushyira muri disposition yuko icyo yampishuriye uzacyumva, bityo nawe urakimenye, bitavuye ku Mana directement, ahubwo bivuye ku muntu w'Imana ikoresheje. Niyo mpamvu ubundi abavugabutumwa n'abahanuzi tudakwiriye gupingana, kuko twishyize hamwe tugashyira hamwe message Imana iduha, havamo ubuhanuzi bukomeye cyane bubumbiye hamwe, bityo ntitujye turebana y'ingwe ngo kuko uriya yavuze biriya kandi ngiye nkaba ntabizi, ubwo ni umunyabinyoma. Niyo mpamvu n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ntihakagire uhinyura ibihanurwa, ntitugahinyure ibintu bihanurwa, kuko uwo muhanuzi ntabwo ari we wamwangaje. Imana buri ikora nk'abasirikare sometimes. Urabona umuyobozi w'igisirikare, wenda reka tuvuge ibiro by'abamaneko, iyo agiye kohereza amaneko mu gihugu wenda hari ikintu gikemangwa ko kitagenda neza ariko bashaka kugifataho amakuru neza, ayo ni amakuru ndi kubaha. Umuyobozi w'igisirikare ushinzwe ibyo biro bya maneko ashobora kohereza abamaneko tuvuge 50, ariko abo bamaneko 50 ntago abahagarika hamwe ngo ababwira ati rero ndabatumye, nubwo wenda rimwe ashobora kubikora, akababwira ati mbatumye kuri iyi misiyo mugende munzanira amakuru mwese. Ashobora kubikora gutyo.
ariko ashobora no guhamagara umwe umwe akamubwira ati we ngutumye aha n'aha genda unzanire aya makuru, nawe ngutumye aha n'aha genda unzanire amakuru, kandi ntuzigere na rimwe ubwira bagenzi bawe icyo nagutumye. Ababaye abasirikare ibyo ngibyo murabizi, maneko rwose zishobora kunekana ubwazo. Urumva abo bantu bakagenda bakaneka, uzi ko hari n'igihe abamaneko bahura bakarwana, uzi ko hari n'igihe barasana bitewe n'uko umwe yaketse undi, ariko kubera ko bataziranye bakaba barwana kuko umwe yaketse ko undi ari umwanzi we. Niko n'Imana kenshi ikunze gukora. Ishobora gutuma umuhanuzi w'irunaka, ariko kuko itabikubwiye ukagira ngo wa muhanuzi ni umunyabinyoma. Gusa wenda aho iby'Imana bitandukanira n'iby'abantu nuko umwuka ukorera muri abo bose ari umwe, niyo mpamvu bashobora kumenyana, ibyo umwe avuze undi agahita yumva neza yuko ari umwuka w'Imana umuvugiyemo. Reka ibyo wenda mbisubikira aho ngaho. Irindi jambo ngiye gusoma rero ni irihe. Ni ijambo dusanga mu Batesalonike ibice 2. Ni ijambo nkunda cyane, ni ijambo Paulo yabwiraga Abatesalonike nyine kuko nabo bigeze kugwa muri confusion, batangira kubwirwa n'abigisha batandukanye bababwira bati Yesu araje, Yesu araje, umunsi w'Uwiteka urageze. Batangira nyine kwifata imyifato yo gusezera isi, niko nabyita, ariko kubera ukuntu abantu bakunda isi baba bashaka kuyivamo bajyanye n'ibyabo byose. Ngira ngo mujya mubona abantu bapfa bagasiga bavuze bati muzanshyingure mu modoka yanjye nkunda, muzanshyingure mu nzu yanjye. Ubwerega inzu yubatse ikabihindutse imva, inzu yakabaye asigira abana be, umuryango we ikabihindutse imva gusa. Ntihagire umuntu yibamo da ngo runaka wayubatse yasize avuze ati tuyimuhambemo. Ntabwo rero twabura kubikora, umuzimu we ntitwazamukira. Ibyo ariko biba mu bapagani. Urumva abantu bakarya utwabo, abantu bakihana bagasaba imbabazi, batejo tuzataha tu, nyamara bihira bake. Reka twikomereze mu Batesalonike rero. Iyo confusion yarabaye, Paulo abibonye, umwuka w'Imana nyine umuhatira kuvuga ibi bintu ngiye kubabwira namwe, hanyuma duhite twinjira mu byo uriya mugabo Joshua yavuze. Iri jambo riri mu rwandiko rwa Paulo yandikiye Abatesalonike, ni urwandiko rwa 2 ibice 2. Turasoma duhere ku murongo wa 1 tugere ku wa 4. Haravuga hati: turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranyirizwaho kwacu. Iri ni izamurwa ry'itorero, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge cyangwa ngo muhagarike imitima. Urumva, naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa se n'ijambo cyangwa se n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, bihamya yuko umunsi w'umwami wacu umaze gusohora. Ntihakagire umuntu uboshye uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka, ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Nguko uko Paulo yabwiye Abatesalonike, nabo bari bapapye bumvise yuko umunsi w'Uwiteka wageze, umunsi wa Kristo. Arababwira ati uwo munsi ntabwo uzagera urya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa. Rero kugeza ubu mu bihe turimo, nanzura kuri iki kintu, kwimura Imana byo byarabaye. Nubwo bitaraba totally, turacyabasha kwizera Yesu Kristo tugakizwa. Abantu baracyakira agakiza wenda nubwo ari bake, ariko nibura biracyashoboka. Ntabwo biraba totally, ariko mu bihugu by'Abarabu hariya buriya naho habanje ubutumwa bwiza bwaravuzwe muri biriya bihugu mubona batemera Kristo, bwaravuzwe kera, ubu ngubu ntabwo bugihari. Ugiye muri Israel Kristo yaravuzwe, ubu ngubu nta gihari. Nabatinganya benshi, ni igihugu cyica, gikora genocide, ubu ngubu bari no kukirega genocide. Mbese ahantu ubutumwa bwabanje henshi bwarahavuye. Ubu rero twebwe abanyafrika nitwe twari dufite amahirwe, niho ubutumwa bugeze buri kuvugwa. Uburyo abazungu iyo barebye uburyo ubuhanuzi buvugwa muri Afrika, uburyo abantu bitabira insengero, baratangara bati bari abantu barayobye. Ariko ni umwuka w'Imana ukiri muri Afrika buriya, ntibikabatangaza, kuko umujura yiba ahazi hari imari. Nimubona insengero nyinshi, amadini ibihumbi byinshi muri Afrika, mu gihe abandi ibyo by'amadini babiretse bibereye mu nganda n'iterambere, ibyo ntibakinabyitayeho. Inzira ijya mu ijuru reka barayibagiwe, ntibanayizi kuko bakomoka ku bantu bayibagiwe kera. Urumva, muri Afrika turacyafite amahirwe rero, ibyo nibyo gushimirwa Imana. Muri ayo madini menshi nubwo harimo ubuyobe bwinshi butwara abantu ikuzimu, ariko harimo n'abana b'Imana bahakirira, kuko hari ijambo ry'Imana rivugwa n'abantu Imana yatumye mu madini bakiyarimo. Narimvuze nti kwimura Imana byo byarabaye. Hanyuma icyari gisigaye nuko Antikristo ahishurwa, wa munyabugome ahishurwa.
abadivantiste b'umunsi wa karindwi bahita bakubwira bati yarahishuwe byararangiye ni papa. Bon, nge ntabwo nemeranya namwe kandi ntitubipfe, sibyo, ntitubipfe ko ntemeranya namwe ko ubu papa aribwo antikristo, oya rwose. Icyakora aho duhuriza nuko nemera ko ubu papa na papa muri rusange ari abakozi rwose bo ku rwego rwo hejuru rwa antikristo, ndetse nibo bari mu mipango hafi ya yose yo guteguriza kwimika cyangwa se kwigaragaza kwa antikristo. Rero uri kumva mbaye ndi umwadivantiste nahita mvuga nti na antikristo yaragaragaye, ubwo bishatse kuvuga ko Yesu Kristo anytime yaza, umunsi wari wose yaza. Ariko mvuye mu bwadivantiste nkaba umukristo wenda usanzwe ufite imyemerere y'uko antikristo azaza ari umuntu abantu bose bakamubona, navuga nti ntaraza. Ubwo rero kuba atarihishura ngo abantu bamubone, ubwo Yesu Kristo ntabwo araza, kuko Yesu Kristo azaza atsembesha antikristo umwuka uva mu kanwa ke, azamwicisha kuboneka ko kuza kwe. Mumanutse hasi muri iki gice murabibona. Rero reka noneho twumve Joshua ibintu yavuze, hanyuma ngaruke njya ku musozo. The rapture is upon us. Whether you are ready or you are not, kuzamurwa kw'itorero kuturi hejuru. Waba witeguye cyangwa utiteguye, kuzamurwa kw'itorero kuzaba mu minsi 14 uhereye uyu munsi. Umuriro uri guhinda kandi hari umwijima mwinshi. Nta mwana w'umuntu n'umwe kuri iyi si witeguye ibigiye kuza. 100% does not do it for me. I'm a billion%. Umunyamakuru ati uravuga nk'uyizeye 100%. Ati 100% ntabwo bihagije kuri nge, nizeye miliyari 100% yuko ibyo mvuga ari ukuri. Hanyuma se muri uko kuzamurwa kw'itorero abantu nibapfa bazajya. Umuntu wese uri kunyumva uzasigara nyuma y'izamurwa ry'itorero, ntuzigere ufata ikimenyetso cy'inyamaswa. No human being nta kiremwa muntu na kimwe kuri iyi si cyiteguye ibigiye kuza. Human beings are not built. Abantu ntibiteguye kwihanganira umujinya uteye ubwoba w'Imana. Niyo mpamvu nyuma y'izamurwa ry'itorero rizaba ku munsi wa 14 uhereye uyu munsi ku itariki ya 23 y'uku kwezi, uwo muriri uri guhinda kandi witeguye kuzimagiza isi yose. Rero aya magambo ndayabwira abantu bose barwanyije ubutumwa bwanjye, abatekereje ko ndi umuntu gusa utagize icyo avuze, ndetse bakazana imirongo yo muri Bibiliya irwanya ubutumwa bwanjye. To oppose what I'm saying. This is what I have to say to you. On that day of the 23rd, iki nicyo nkwiriye kubabwira. Kuri uwo munsi ku itariki ya 23 z'uku kwezi kwa 9, n'indi Imana izashyigikira, nimwe n'ayahe magambo azapfa ubusa, n'ayanjye cyangwa n'ayanyu. I'll say this again. The date of the 23rd, which is going to be the rapture. Ndongera kubisubiramo ku itariki 23 ubwo hazaba izamurwa ry'itorero. Iyi tariki ntishobora kugibwaho impaka, iyi tariki ntishobora guhinyurwa. Ni iherezo, ni iherezo. I think it's Tuesday. This date cannot. Mu by'ukuri nta muntu n'umwe wigeze avuguruza. Abantu bavuze ibintu byinshi kuri internet, on the internet, ariko nta n'umwe wavuguruje iyi tariki, nta n'umwe. So nuko rero ndongera ndavuze nti you have to listen to what mugomba kumva ibyo mvuga, because the words that are coming out of kubera ko amagambo ari gusohoka mu kanwa kanjye ari kuva mu kanwa k'Uwiteka Imana ishobora byose. So none of the words that I speak, rero nta jambo na rimwe mu magambo mvuze rizagwa hasi, nta na rimwe rizaba ubusa. Ikintu cyose navuze, kubera ko ndi kumwe nayo, ndi mu ijambo ryayo, buri kintu cyose navuze kizabaho. Will come to pass. You're 100%
mu by'ukuri rizeye 100%. does not do it ijana for ku me. ijana ntabwo rihagije kuri njye. Nizeye ibyo mvuga ku kigero cya miliyari ku ijana. Mu by'ukuri mu minsi 14 kugira ngo tugere ku izamurwa ry'itorero, ese haba hari ihishurirwa rishya cyangwa se ukundi gushimangira ibyo kwakugezeho? Waba warabonye ubundi busobanuro buhagije buturutse ku Mana, maze ukaba uzi neza kurushaho ndetse kurusha mbere? I've been certain about this date for years. Nizeye by'iyi tariki mu myaka myinshi itambutse. Nta rindi hishurirwa Ever since I rishya. announced this date, Uhereye igihe natangarije iyi tariki, iyerekwa ryaragabanutse. they've been there. Kubera ko Imana izi neza yuko iyerekwa yanyeretse ntiryarebanaga n'itariki. I knew Ku bijyanye n'itariki yaracecetse. Kubera ko ibizi neza kuri yo n'iherezo because he knows ndetse no kuri it's njye final n'iherezo. with him. Ntabwo nkeneye ikibinyemeza. Need confirmation. I don't need Any more convincing? any reassuring. Okay. I don't Ntabwo need. nkeneye ikindi cyemezo So let me say ntakuka. this. I'll repeat for people those who don't know. Ndongera mbisubiremo, ndabwira abantu batabizi. Mu mwaka wa 2018 mu iyerekwa rya nijoro mu I don't nzozi, see God. sinabonye Imana, ariko numvise ijwi ryayo rivuga cyane He riranguruye. says to me, there will be no World Cup 2026. Because life will Nuko not rirambwira be riti, usual for those nta gikombe cy'isi cya 2026 kizabaho, as a person kuko who ubuzima has butazaba been busanzwe so ku bazaba happy basigaye ku isi mu gihe itorero rizaba rimaze kuzamurwa. Nuko ndakanguka. Nk'umuntu utari usanzwe ukurikirana iby'umupira w'amaguru, narashakishije nsanga koko mu mwaka wa 2026 hari amarushanwa y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru, kandi ubu ngubu abantu bari kwitegura. Urabizi n'ikipe yacu y'igihugu y'umupira w'amaguru nayo wasanga ubu ngubu iri kwitegura, simbizi, sinjya nkurikirana iby'umupira w'amaguru. Ariko ndababwira nti ntabwo iri rushanwa ry'umupira w'amaguru rizabaho. Ntabwo rizabaho ku bwabo, nta nubwo rizabaho ku isi yose. Tugarutse mu mwaka wa 2018 nari nsinziriye, nuko ndakanguka maze ncana itara. Nuko mfata Bibiliya ntangira kuyisoma. Nuko Yesu ahita anyihishurira ako kanya ampagarara imbere. People doubt this part when I say he appeared physically. Kuri aka gace abantu batekereza ko iyo mvuze ngo Yesu yaranyihishuriye, mubonesha amaso yanjye nk'uko nawe nabasha kukubona, niko namubonye. Nuko mubona mpagaze imbere, arambwira ati, kuva mu mwaka Isiraheli yabereyeho igihugu mu 1948 hazaca imyaka 77 kugera ku kujyanwa. Muri ako kanya nahise mbimenya ko ari kuvuga izamurwa ry'itorero. Impamvu nabimenye ni ukubera ko iyo uri imbere y'Imana, ababizi barabizi, wibaza ikibazo mu bitekerezo byawe ugahita ubona igisubizo mbere y'uko ubaza icyo kibazo. Imana ibasha no gusubiza ibitekerezo byawe. So he answered when I had Exodus. It took my attention. Ubwo rero yaransubije, mpita amenya neza yuko ari kuvuga ku izamurwa ry'itorero. Ako kanya yahise asubiza ubwenge bwanjye. Ku itariki ya 23 ndetse n'iya 24 z'ukwezi kwa 9 uzaba ari umunsi w'impanda wo mu 2025. Aravuga ati, nzaza kujyana itorero ryanjye. Hanyuma hazabaho imyaka 7 y'umubabaro mwinshi ku isi ku basigaye. Hanyuma arongera arambwira ati, ku itariki ya 15 Nzeri cyangwa se ukwezi kwa 9 2032 nzagaruka ku isi ndi umwami. Amaze kumbwira atyo mpita mubura. And then it disappeared. And I was left amazed. Nasigaye natangaye cyane. Hari ikintu kimwe ntigeze mbwira abantu ubwo natangaga ubuhamya kuri iki gice. Kuva kuri uwo munsi yampereyeho itariki yo kuzamurwa ku itorero. Of the rapture. I began to hear literally in my ear the sound of the trumpet. Natangiye kumva mu gutwi kwanjye ijwi ry'impanda. Ikindi kintu nshaka kuvuga ni uko ku itariki 23 z'uku kwezi kwa 9 nzaba ndi mu kiganiro cy'imbona nkubone. Ndashaka kuzabereka ibyo ndi kuvuga ubu. Nzaba ndi mu kiganiro cy'imbona nkubone kizamara umunsi wose. Ntabwo nzakora icyo kiganiro ku itariki 24 kuko ntazaba mpari. Niba uzaba ugihari ku itariki 24 reka mvuge nti ku itariki 24 murabizi neza yuko ku isi tuba turi mu bihe bitandukanye. Muri Australia, ku mugabane wa Aziya, muri kiriya gice bazaba bageze ku itariki 24.
And we, South Africa, I think naho twebwe muri Afurika y'Epfo mu gice cya Isirayeli, Afurika, Isirayeli ndetse na Amerika tuzaba tukiri ku itariki 24. actually God is going to use both of these days. Rero mu by'ukuri Imana izakoresha iyi minsi yombi uko ari ibiri. None se abantu ntibazazamurirwa icyarimwe? Bazazamurirwa icyarimwe, ariko icyarimwe cyangwa se mu gihe kimwe bisobanuye ibihe bitandukanye ku isi, kuko ibihugu byose ku isi ntibiba biri ku isaha imwe. Igice kimwe kizaba cyageze ku itariki 24, ikindi kikiri ku itariki 23. Rero mu gihe izamurwa ry'itorero rizaba riri kubaho, bamwe bazaba bari ku itariki 24, abandi bari ku itariki 23. Rero nzaba ndi mu kiganiro cy'imbona nkubone cy'umunsi wose, kubera ko abantu benshi baravuze bati turashaka kuzareba ukuntu ibintu bizaba bimeze ku itariki 25. Bamwe baravuze bati azaba yazimiye, ntituzamubona ku itariki 25 kuko ibi bintu avuga bitazaba. Abandi baravuze bati azagaruka asaba imbabazi, ubundi asobanurira abantu impamvu izamurwa ry'itorero ritabayeho. Nta hantu na hamwe nzajya, ntabwo nzahunga rwose. Ku itariki 23 nzaba ndi mu kiganiro cy'imbona nkubone, nzaba ndi kwitegereza abantu bose, nzaba ndeba mu by'ukuri abantu bazaba bari muri ubu buzima. While I'm drinking the coffee, ubwo bivuze ko uzazamurwa uri mu kiganiro cy'imbona nkubone. Nibiba ndifuza ko nzaba ndi kunywa ikawa, noneho mu gihe nzaba ndi kunywa ikawa nshobora kuzaba ariko nzazamurwa, simbizi. Ubwo noneho uzadusigira igikombe cy'ikawa. Gusa isengesho ryanjye nifuza ko nzaba ndi kunywa ikawa, hanyuma nkagaruka mu kiganiro cy'imbona nkubone, hanyuma izamurwa ry'itorero rikabaho mu gihe ndi mu kiganiro imbona nkubone. Mu by'ukuri nibyo nifuza. Ubwo rero nibishoboka nzaba ndi kunywa ikawa mu kiganiro cy'imbona nkubone. Urabyumva? Kubera ko ndashaka kwereka abantu ko Imana ibaho, kandi narayibonye n'amaso yanjye. Yakobo yaravuze ati kubera ko hari abavuga bati nta muntu ushobora kubona Imana ngo aguma ari muzima. Nyamara Yakobo yaravuze ati mu gitabo cy'Itangiriro ibice 30, ubwo yari amaze gukirana na marayika, yaravuze ati mbonye mu maso h'Imana kandi simpfuye. so I've seen Jesus on the in 2018, and he gave me the rapture date. Rero nanjye nabonye Yesu muri 2018 kandi yampaye itariki itorero rizazamurirwaho, itariki ya 23 ndetse n'iya 24 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka, kandi naramubonye sinapfuye. Ubwo rero nzaba ndi mu kiganiro cy'imbona nkubone kuri channel yitwa Medic for Christ, ngira ngo muzahuza imirongo, ndetse bizaba biri no guca muri Amerika, tuzaba tubikora umunsi wose. We'll be doing that the whole day, and I want to challenge people. Ndashaka kwemeza abantu mu by'ukuri nkabikora mu buryo bwo kwicisha bugufi, ntabwo nzabikora mu buryo bubi. You who will be left behind, wowe muntu uzasigara, and you who will be raptured. nawe muntu uzazamurwa, kubera ko hazabaho abantu b'uburyo bubiri. Nta n'umwe uzongera kubaho nk'uko yari asanzwe abaho. No one's life will be the same. No one. Nta n'umwe. Umaze kumva ibi ngibi uyu mugabo, uyu mupasiteri Joshua yavuze wo muri Afurika y'Epfo muri iki kiganiro, hari benshi bamaze kwemera yuko ejo itorero rizazamuka. Ejo, umunsi w'ejo mvuga, ubu turi ku itariki 22, turi ku wa mbere. Ejo ku wa kabiri itariki 23 ngo itorero rizazamuka, ngo kandi ngo bikazaba mu minsi 2. Impamvu kandi zirumvikana mu buryo buri geographique, kuko ku isi ntabwo tuba turi ku masaha amwe, yewe n'amatariki ntabwo aba ari amwe, hari abagera mu munsi mbere y'abandi. Bityo rero birumvikana ko Yesu aramutse aje, hari abo yasanga bari ku wa 3, hari n'abo yasanga bakiri ku wa 2. Bishatse gusobanura ko hari abazasanga bari ku itariki 24, abandi bari kuri 23. Ibyo ngibyo ni ibya Joshua, uyu nguyu wavuze ibi. Kandi uburyo bihagararaho nta nubwo ari we wa mbere, kuko hari n'abandi bagiye bavuga ibintu byinshi bakabihagararaho ariko bikarangira bipfuye. Ngo hari abavuze bati ku itariki 25 byose byarangiye, ngo Joshua azaba yazimiye nyine ntawe uzongera kumubona. Abandi bakavuga bati ashobora kutazimira akagaruka ahubwo akihohora, akavuga ati nyine byagenze ukundi, wenda agatanga n'izindi mpamvu ziri biblike n'ibindi bajya babikora. Akanga gukorwa n'isoni nyine kandi yashatse gukoza Kristo isoni. Ibi bintu rero ni ukubyitondera. Nubwo dukwiriye kumva ubuhanuzi bwose, kuko tutazi mu by'ukuri niba Imana yavuganye nabo koko cyangwa itavuganye nabo, tukumva ubuhanuzi bwose,
hanyuma tukabugerageresha ijambo ry'Imana. Ese koko Kristo azabanza ateguza abatuye isi ngo nzaze ejo? Koko ijambo ry'Imana rivuga ryeruye yuko nta muntu uzi umunsi n'igihe. Ikindi kandi uyu munsi ngo uzatungura abari mu isi bose, gusa abari muri Kristo Yesu ntibazatungurwa. Uzi impamvu batazatungurwa se? Ntabwo ari uko bazaba bazi itariki n'umunsi, oya, ahubwo nuko bazaba biteguye. Umuntu wese witeguye kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere, umuntu witeguye kuva saa moya z'uyu munsi akazageza saa moya z'umunsi ukurikiyeho, umuntu witeguye isaha ku yindi, umunota ku wundi, niba acumuye akihana akitwararika uko ijambo ry'Imana ribimusaba, uwo muntu Yesu Kristo naza ntabwo azatungurwa, kuko Kristo azamusanga mu bihe byiza, azamusanga mu bihe byo gutegereza. Nk'uko b'abakobwa 5 muri babandi 10 bari biteguye, nubwo bageze mu gihe cy'igicuku bose bagasinzira. Nk'uko itorero muri iyi minsi iyo urebye ubona nyine bari mu bitotsi, hari ibihe koko byo gusinzira, ariko basinziranye amavuta ku buryo urusaku rwaraje nk'urwo turi kumva ubu ngo Yesu araje, Yesu araje. Urusaku rwo rurahari pe, ubihakana ntabwo turi kumwe. Hari urusaku rw'uko Yesu Kristo aje. Ari abapagani barabivuga, ari abakristo barabivuga, kandi koko hari impamvu Imana yemeye kubihishurira abantu, simbihakana pe. N'abana batoya b'imyaka 2, 3 barahishurirwa ko Yesu Kristo agiye kuza. Ngira ngo mwabonye kariya kana k'imyaka 3 kabivuze, buriya kari gakangutse. Urusaku rero si rwo kibazo, ndetse n'ibitotsi si byo kibazo, ahubwo usinziranye iki? Ufite amavuta? Yesu Kristo agiye kuza. Rero gutungurwa biri ku muntu utazaba yiteguye. Niyo mpamvu dusabwa kwitegura bene data ijoro n'amanywa. Ntabwo dukwiriye guhindishwa umushyitsi no kumva ngo azaza ejo cyangwa ejo. Nashaka z'uyu munsi aragusanga umeze ute? Ese urashaka kwaza koko uyu munsi koko? Kuko ngo impamvu ataza ntabwo ari uko ubundi atakaje, ubundi yakabaye yaraje zamani, kera yaraje byararangiye, ahubwo ngo atwihanganira adashaka ko hagira n'umwe urimbuka. Niko ijambo ry'Imana rivuga, ngo kuko hari benshi bakeka ko atinze isezerano. Reka da, ntabwo aritinza, ahubwo atwihanganira adashaka yuko hagira n'umuntu n'umwe urimbuka. Avuga ati reka ncumeho iminsi gatoya, ngakinginga se akamubwira ati mbabarira aho gatoya nuriya abanza akizwe, mbabarira na Clement abanza akizwe yinjiremo neza, mbabarira na Celeste, mbabarira na Sipiriyani, mbabarira na Marita na Mariya, babanze binjiremo kuko nabo bari mubona ameneye amaraso, babanze binjiremo mbone kugenda mbacyure. Urumva, nicyo gituma Yesu Kristo ataraza. Ariko noneho niba ageze aha tubwira ati nzaze ejo, hari umuntu umwe wigeze kuvuga ati Imana iteguje abantu ko Yesu Kristo azagaruka umunsi uyu n'uyu, cyangwa se ko impanda izavuga iki n'iki ngo abantu bose bakizwa. Ndakurahiye nta muntu, ahubwo abantu benshi ntabwo bakizwa, kubera ko ubu ngubu abantu basigaye bavuga bati reka ni ibinyoma. N'abo abakristo bumvise ibi, abenshi babitwariye reka ni ibinyoma, naho ngabo babitwariye bavuga bati reka ni ibinyoma. Ariko reka mbabwire nti nta nduru ivugira ubusa imusozi. Bishake biba ari ibinyoma cyangwa atari byo, ariko biradufasha kwitegura, kuko umunyabinyoma uvuga uti Yesu araje, nubwo hari abavuga bati bagiye gutuma abantu bitegura nibabona bitabaye bahite bagwa, ariko abo bagwa n'ubundi baba bazahasigara. None se waba winjiye muri Kristo neza wasogongeye ku buryohe bwe ngo ukagushwa nuko ngo ejo ataje? Ahubwo n'ubundi ntubu birimo, hagwa uwakakwiye kugwa. Ariko ngenda kubwira ko hari abantu bari baragoye wenda cyangwa se bibereye mu ntege nke, bakanguwe n'iki kintu cyo kumva urusaku rw'uko Yesu Kristo aje. Kuko n'aba bakobwa 10 bakanguwe n'urusaku rw'uko Yesu Kristo ngo aje, bahita babyuka bashigukira hejuru. Abari bafite amavuta n'abatari bayafite bose barakangutse. Bishatse gusobanura iki? Ari abakristo urusaku rugomba kudukangura, ari n'abapagani rugomba kubakangura, abakizwa bagakizwa. Mwitegura umunsi ku wundi, Yesu Kristo ashobora kugaruka igihe tudatekereza. Niko n'ijambo ry'Imana rivuga, igihe tudatekereza nicyo azazamo. Muri cya gihe abantu bazaba bavuga bati ni amahoro, umunsi uzabatungura. No muri cya gihe abakristo bazaba bavuga bati ntaraza, dore haracyabura iki n'iki, haracyabura iki n'iki, ashobora kubatungura mukiri muri ibyo ngibyo. Urukundo rwe rutuma yitangira abapagani ahubwo kuruta intama asize mu kiraro. Mwibuke wa mugani w'umworozi wasize intama 99 akajya gushaka iyazimiye. Yesu Kristo akunda abapagani, abo muciraho iteka, na babandi mukunda guciraho iteka ngo mwe muzarimbuka, ngo mukora ibizira, ngo kandi Yesu Kristo ntiyapfiriye ibizira. Hari abigisha nigeze kumva babivuga, ndetse si umwe ni benshi,
ngo Yesu buriya ngo hari ibyaha atapfiriye. Niba hari ibyaha Yesu Kristo yasize adapfiriye, ni ukuvuga ngo hari parti y'abantu batuye isi atapfiriye, kandi icyo ni ikinyoma. Ibizira se ni iki? Njya numva benshi babivuga ngo ni ubutinganyi. Nibyo koko icyaha cy'ubutinganyi ni icyaha kimwe mu byaha Imana yahoye imijyi ibiri ikarimbuka igashiraho, ariko bitavuze yuko icyo cyaha utakihana Imana ikakubabarira. Hari abatinganyi bihannye Imana irabababarira. Barahari benshi batanga ubuhamya kandi basigaye ari abakozi b'Imana bejejwe. None iyo ufata abatinganyi ukabaciraho iteka, bikaba byanakumira wari ufite umugambi wo kubagezaho ubutumwa bwiza, ugira ngo ubwo buri gukorera Imana byahe, buri gutera imigeri mu migera. Ibizira se ni ibihe? Wagira ngo aba bantu ntabwo basomye ijambo riri mu Migani ibice 6:16. Haravuga ngo hariho ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira. Nibi: amaso y'ubwibone, amaso gusa y'ubwibone, ururimi rubeshya. Urumva cyaha cyicishije Ananiya na Safira, nacyo cyari ikizira mu maso y'Imana. Amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, umutima ugambirira ibibi, amaguru yihutira kugira urugomo, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma, n'uteranya abavandimwe. Urumva ibyo bizira byose hafi ya twese twarabikoze. Ubwo ni ukuvuga ngo nta nijoro dutegereje rero, kuko niba ibi ngibi Uwiteka bifata nk'ikizira, kandi mwebwe mukaba muvuga muti Yesu ntiyapfiriye ibizira, ubwo se ninde hubwo uzaryinjiramo? Mugabanya akarindi. Nyir'umurimo afite urukundo ruruta urwanyu mwebwe abo yashinze umurimo, kuko abenshi byanagaragaye ko Yesu Kristo yabatumye mu murima we, ahubwo muragenda muratemagura, murarimbagura, muramanyagura. Mwirirwa mumanyagura mbese. Aho kujya kubwira abantu amagambo abakiza, ahubwo mujya kubasenya, mukabumvisha yuko baciriweho iteka nta mpinduka n'imwe bashobora kugira, kuko bamaze gukora ibizira. Murekeraho. Ntabwo murusha Yesu Kristo nyir'umurimo urukundo. Mubwira abantu ijambo ribakiza, niba ntaryo mufite mwicecekere, mukora ibindi, dore imirimo iruzuye mu isi. Yesu Kristo ubwo yarivugiye ati bizabatungura mugiye kubona mukabona nibo binjiye mu ijuru, mwe mugasigara. Ukwirara kw'abakristo bo mw'iki gihe n'abavuga butumwa n'abahanuzi birirwa baciraho abantu iteka, mumenye yuko ibyo bintu Yesu Kristo ashobora kuzaza akabatungura mugasigara, babandi mwaciragaho iteka bakihana mu minota nk'ibiri 3 bagakizwa bakajya mu ijuru. Imana itugirire neza. Reka rero ndekera aho ngaho, reka dutegereze ku munsi w'ejo. Niba koko itorero rizazamuka, tuzazamuka, niba twiteguye twese, kandi niba ritazazamuka ntacyo duhombye, turacyari mu isi dukora umurimo wa Data. Amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo akomeza gwirire muri mwe. Ikiganiro nakagaruka, Uwiteka nakomeza kudutiza ubuzima. Mugeni kanguka witegure, iki ni igihe cyo kumesa igishura mu maraso y'umwana w'intama. Iminsi yageze nukuri, iminsi yageze ubwo umukwe agiye kugaruka gucyura umugeni. Arahirwa azasanga yiteguye, ndetse itabaza rye ryaka ririmo n'amavuta. Iminsi yageze nukuri, iminsi yageze nukuri, torero nimwitegure. Mbega kaga bagiye guhura n'akabazasigwa n'umuzuko wa mbere. Iminsi yageze nukuri, iminsi yageze nukuri, torero nimwitegure. None kw'ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu tubirimo, dukomeze kuryoherwa n'ibitubohera muri isi. Tutabizi torero ritahedoye saraje, kukinasigara. Maze impanda ivuge, itorero ritahe, dore Yesu araje, kukinasigara.